umuntu wese uza kuvugira ADPR arwana ishyaka ry'uko intambara zirangira mu kurinzira ku murima ntizizarangira. Umuvugizi wa ADPR uyu munsi wa none uriho yinjiranye ipiki mu rusengero. Ipiki? Yego. Uzi umumaro w'ipiki? Ipiki irasenya. Izi mpinduka ntabwo ari nziza, usanga buriya mu bikorwa byose ntabwo hajya haburamo abantu babagambanyi cyangwa se abandi batishimira izo mpinduka. Waho umurongo w'abadiyakoni, umudiyakoni wemewe wenda n'ufite AD, abandi bose bagahita bava bibwiriza rw'abadiyakoni. Icyaka kwirukana burundu abapasitoro n'abavuga butumwa. Bakavuga ko itorero rya ADPR mbese ryabaye, bajya bavuga mu kinyarwanda ngo umwana apfa mu iterura, ngo idini rya ADPR cyangwa itorero rya ADPR ryaba ryarapfiriye mu iterura, ariko buriya ngo akaburiye mu isiza ntikaboneka mu isakara. Imana ibaho umugisha mwinshi, twakuye umukwe, twakuye amadiplome y'abana bose na perimi ya pasiteri n'amaperimi y'abana, twakuye ibintu byinshi, imigisha myinshi. Turi hano kubera n'amasengesho, twahakuye n'ibibanza, twahakuye n'amazu. Umva, uwitwa Uwambaje Emmanuel ari we wari usanzwe ari muri Gisenyi, nawe yagize ibyo atangaza. Ntara y'Amajyaruguru uzajya rukorera, murahazi ni hano hafi, nanjye no ku Cyumweru nzagenda zaba ndiyo. Rero ndabashimira ko twabanye neza, kandi niba mu kintu gikomeye mu buzima n'uburyo umuntu asoza ibintu. Umuvugizi wa ADPR Ndayizeye Isayi agiye akomeza kugenda abisobanura cyangwa akomeza gufasha abakristo ndetse n'abandi bashumba basigaye, dore ko hagiye guhagarikwa abashumba 109 bose mu itorero rya ADPR, bakaba bari buhagarikwe ntihagire ahantu na hamwe babarizwa. Yagize ati kubatse n'uburyo bw'ikoranabuhanga buhuza ibikorwa n'imikorere y'itorero, aho icyo umukristo akeneye, aho turi kugana nuko icyo ukeneye nk'umukristo udakeneye no kujya ku rusengero, ukwiye kujya ku rusengero koko icyo ushaka ari ikintu cyo kiguhuza n'umupasiteri. Reka ngushimire wowe wakoze subscribe ku Musaruzi TV, wowe tubana umunsi ku wundi, wowe ukunda ibiganiro byacu hano ku Musaruzi TV. Reka nongere nguhe ikaze, nkwifurize n'ibihe byiza wowe ukunda bino biganiro byacu dukora. Muri iki gitondo rero izi saha, wowe ugize gutya ugakora research, ugasearchinga Umusaruzi TV cyangwa se ugakanda kuri iyi video twabashije gushyira hano kuri YouTube channel yacu, turagushimiye kandi ni ibintu by'agaciro cyane. Ndagira ngo niba utarakoze subscribe uyikore kandi unasharinge kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu umunsi ku wundi. Muri ino minsi rero muri ADPR harimo haravugwa impinduka zikomeye cyane, kandi impinduka zitari zitezweho, cyane ko muri ino minsi ADPR irimo kuvugurura ibijyanye n'insengero ndetse n'ibijyanye n'indembo. Indembo zakaba zari 9 hano mu Rwanda, ariko ubu ngubu zikaba zabaye 5. Ubu uragira ngo ibintu ntibimaze guhinduka cyane. Umuvugizi wa ADPR Ndayizeye Isayi, umushumba mukuru mu itorero rya ADPR, akaba ari nawe uri hejuru cyane mu kugenda azana izi mpinduka. Ubona ko aba yiteze ko izi mpinduka zishobora kuvamo ikintu cyiza cyane, kuko ntabwo yabikora agira ngo anage idini cyangwa itorero rya ADPR mu muriro utazima. Ndagira ngo rero abakristo ndetse n'abanyarwanda aho bari hose, izi mpinduka zagiye ziba akenshi na kenshi abantu ntibazifateho neza, bakagenda bavuga ibintu byinshi cyangwa bakagira ibyo babitangazaho, yaba ibiri negative ndetse n'ibiri positive, bose basubize amerwe mu isaho idini rya ADPR
ribabwire ngo bashonje bahishiwe. Ni nyuma y'uko abandi bashumba bakuru bagiye babaho batigeze bazana impinduka cyangwa baje bashaka gufata nk'idini rya ADEPR bakarigira nk'akarima kabo cyangwa akarima bashobora kuba basaruramo amafaranga, bityo bikaba byarabafashaga nk'abana babo kubishyurira amashuri, bakabasha gukorera amafaranga menshi, mbese bagashaka gufata ibintu byose bya ADEPR bakabyikubira. Nyuma yaho leta y'u Rwanda ibona ko muri ADEPR havugwamo ibintu bya gatebe gatoki, ibintu bya sinabyaye, mbese maze niko gufata iya mbere maze batunga itoroshi. Bagezeyo basanga idini rya ADEPR harimo amakimbirane, harimo ibintu by'ingengabitekerezo, irondakarere. Barangije rero bafata umwanzuro wo gushaka gushyiraho undi muyobozi mwiza wafata idini rya ADEPR akarigira paradizo, mbese abakristo ndetse n'abarokore muri rusange, cyane cyane abasengera mu idini rya ADEPR bakabaho bishimye. Mbese ni ibintu byiza, ni ibintu by'agaciro. Ubona ko abantu benshi bagenda babyishimira, nubwo ku zindi mpande hatabura abantu bagenda bavuga bati ADEPR mu muriro utazima, ADEPR ibaye iciro ry'imigani, ADEPR ivugwamo amakimbirane, bararwana, abadiyakoni birukanwe, abashumba bamwe birukanwe, ukabona ni ibintu bitari byiza cyane. Muri uyu mugoroba rero, iki gitondo cyangwa igihe ufungura iki kiganiro, ndagira ngo uze kubasha gusobanukirwa n'ibyo ADEPR ikomeje kugenda itangaza. Umuvugizi wa ADEPR Ndayizeye Isaie agiye akomeza kugenda abisobanura cyangwa akomeza gufasha abakristo ndetse n'abandi bashumba basigaye, dore ko yirukanye hagiye guhagarikwa abashumba 109 bose mu itorero rya ADEPR, bakaba bari buhagarikwe ntihagire ahantu na hamwe babarizwa, bakaba bashobora kuza kuba abakristo basanzwe cyangwa se bakaba bajya kwisengera ahandi, dore ko ibi bintu n'ubundi bikomeje kugenda bizana impinduka mu idini rya ADEPR. Ariko umuvugizi wa ADEPR cyangwa umushumba mukuru wa ADEPR Ndayizeye Isaie akomeza kugenda afasha abantu kumva neza impinduka no gusobanukirwa impamvu izo mpinduka zagiyeho, dore ko indembo zigiye kuba 5 mu gihe zari 9. Ukabona ko mu Rwanda indembo ziri buze kuza, buri rurembo ruzaza ruba ruhagarariye intara. Ubwo ni ukuvuga mu majyaruguru ururembo rumwe, mu majyepfo urundi rurembo, ndetse iburasirazuba urundi rurembo, n'iburengera bwaryo urundi rurembo, ndetse n'umujyi wa Kigali. Ibyo bintu rero bikaza gusa nkaho n'ubundi bizana impinduka mu itorero ndetse n'idini rya ADEPR, aho abakristo bose bari hose basobanukirwa ko cyangwa babwirwa ko izi mpinduka zashyizweho zigomba gukurikizwa mu minsi iri imbere. Kandi umuvugizi wa ADEPR akomeza avuga ko mbese abakristo bitari kubera ko indembo urumva zabaye nkeya, ntabwo biri ngombwa ko abakristo cyangwa umuntu ukeneye serivisi z'itorero agenda kujya guhura n'umushumba we, ahubwo hagiye gushyirwaho ibintu by'ikoranabuhanga. Ubwo ni ukuvuga ngo ushobora kuba uzajya usaba serivisi z'itorero ADEPR wibereye iwawe, noneho ikiguhuza n'umushumba wa ADEPR noneho ukaba wagisanga kuri church, mu macaci cyangwa se ku rurembo. Ubwo rero abakristo ndetse n'abandi banyarwanda aho bari hose bumve ko izi mpinduka ntacyo ziri buhungabanyeho, cyane ko zizweho. Nubwo hari abashumba bamwe banze gusinya
bakaryanira n'inzara bakavuga bati izi mpinduka ntabwo ari nziza. Usanga buriya mu bikorwa byose ntabwo hajya haburamo abantu b'abagambanyi cyangwa se abandi batishimira izo mpinduka. Mu itorero rya ADEPR imyaka yagiye ihita, ubundi iri torero abahanga cyangwa abakuru bavuga ko iri torero rya ADEPR rimaze imyaka 85 rikorera hano mu gihugu cy'u Rwanda, ariko bakavuga ko itorero rya ADEPR mbese ryabaye nka, bajya bavuga mu Kinyarwanda ngo umwana apfa mu iterura, ngo idini rya ADEPR cyangwa itorero rya ADEPR ryaba ryarapfiriye mu iterura, ariko buriya ngo akaburiye mu isiza ntikaboneka mu isakara. Ibi rero biri gukorwa, twizere ko ari ibintu byiza bizafasha idini rya ADEPR kujya ku murongo, dore ko abantu benshi bizerera cyane muri uyu mugabo cyangwa uyu mushumba mukuru ari we nawe muvugizi wa ADEPR hano mu Rwanda, Ndayizeye Isaie. Reka tubitega amaso turebe wenda uko iminsi izagenda iza cyangwa izagenda ihita, niko icyunyunyu cy'itorero ADEPR kizakomeza kugenda kijya mu bakristo bakishima, ubundi bagakorera ijuru kugira ngo bazabone ubugingo buhoraho. Muri paruwasi cyangwa muri paruwasi ya Gisenyi, uwitwa Uwambaje Emmanuel ari we wari usanzwe ari muri Gisenyi, nawe yagize ibyo atangaza kuri izi mpinduka. Yagize ati hari abatarigeze bavuga rumwe n'idini rya ADEPR ku bijyanye n'izi mpinduka, bakomeza kugenda bavuga ngo idini rya ADEPR ryaba rigiye gusubira mu manga nk'uko ryahoze, ariko ibi ntabwo bikuraho ko ingamba z'iri torero cyangwa iri dini rya ADEPR hano mu Rwanda zikomeza gushyirwaho kandi zigakurikizwa. Mu by'ukuri ubundi bajya bavuga ngo iyo igihugu gitera imbere ntabwo haba hakenewemo ibintu by'akajagari. Hagiye havugwa abahanuzi ndetse n'abandi bashumba bagiye biyitirira umurimo cyangwa ubukristo bwa ADEPR, bakaza bakajya bavuga ibintu bitagiye bivugitse cyangwa bigiye bishyira abantu mu kaga cyangwa bikabateza umudendezo ndetse n'umutekano muke, ariko idini rya ADEPR rikomeza kugenda ribirwanya. Ubu ngubu biragoye ko ushobora kuza kugenda ubona abahanuzi cyangwa se abandi bavuga butumwa biyitirira ko ari aba ADEPR kandi nta byangombwa bibyerekana. Icyo akaba ari ikintu cyagiye gikosoka kandi kigenda gituma ibintu bimwe na bimwe muri ADEPR bigenda. Ubundi mbere yuko ibi byose biba, habanje kuzaho gahunda ya leta ndetse na RGB yo guhagarika insengero zitujuje ibisabwa. Zimwe ntabwo ari insengero za ADEPR gusa, n'izindi nsengero z'ayandi madini zagiye zihagarikwa, ariko ADEPR iri mu nsengero, ifite insengero nyinshi zayo zagiye zihagarikwa kuko zitari zujuje ibisabwa nk'amatuwarete ndetse n'amaparikingi y'ibinyabiziga, cyangwa se insengero zikaba zituzuye neza, ukaba wajya gusenga ariko abantu baba benshi, imvura yaba yagwa urusengero rukaba rwabagwira cyangwa se imvura ikaba yabanyagira. Gusa ntabwo ibyo ngibyo byatumye izo nsengero nubwo zari zarubatswe kugira ngo zijye zisengerwamo zaje gusenywa, izindi ziragurishwa, izindi zihagarikwa burundu, izindi bazemerera ibintu bimwe kubyuzuza ubundi zigakora. Barebye rero basanga ibintu byo gukora insengero nyinshi wenda basanga si byiza, bahitamo kugenda bazigabanya gutyo ejo bakarukuraho, ejo bundi bagafata urusengero rusa nk'urwujuje ibisabwa bakareba ari rwo bashyiraho imbaraga, maze ubundi kugira ngo abakristo ndetse n'abayobozi b'itorero babashe kugenda bashyira ibintu ku murongo. Reka ngushimire wowe twabanye muri iki kiganiro, wowe wakoze subscribe ku Musaruzi TV,
wowe ukunda gukurikirana bino biganiro byacu tukugezaho, ndagira ngo nkubwire ngo ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.